ni ibyishimo kongera kubabona kandi kongera kubahereza ikiganiro kiri bubagirire neza kandi kiri bubafashe kikohereza information. Ese ni gute umuntu waje muri Amerika aciye mu nzira za visa cyangwa se yarabonye visa, ni gute yatura muri Amerika? Ikindi kibazo wenda wakwibaza, ese ubundi biremewe? Itegeko rya Amerika ryemerera abantu gusaba ubuhungiro bamaze gushika muri Amerika, bamaze kwinjira muri Amerika? Yego biremerewe. Ndababwira code y'itegeko nshinga rya Amerika muri constitution yabo, US Federal Law Code. Code y'itegeko nshinga ryabo, titre ya 8, chapitre 12, section y'igihumbi n'ijana na 158 ya US Code, ya code ya Amerika y'itegeko nshinga iravuga ngo uti mu gihe umuntu agaragaje ko yahohotewe kandi akerekana conditions zimutera guhunga igihugu cye, hano muri Amerika turabakira, turamufata tukamuhereza ubuhungiro. Rero yego biremewe n'amategeko, gutura muri Amerika babe bakwemerera. Ugomba kugaragaza impamvu igutera gutura muri Amerika. Ndabahereza urugero rwiza cyane. Hari umubyeyi waje muri Amerika asanze abana be, simvuga aho yari atuye ko mwahita wenda mumenya cyangwa se mwagereranya. Dr. Sam. Uwo mubyeyi yari afite umuryango munini cyane muri Amerika, yari afite abana benshi muri Amerika. Ajye kwideklarara aravuga ngo jewe mfite abana muri Amerika, mfite umuryango munini, rero sinshaka gusubira aho naje mvuye kubera ko mfite umuryango muri Amerika. Ndababwiza ukuri ko yatsinzwe, iyo case yewe bamusubiza muri Afrika. Bivuga ko ntago gusa kuba ufite umuryango muri Amerika, kuba ufite umwana w'umunyamerika cyangwa se umwana ufite green card uri muri Amerika, ntago biba bihagije ko bagutuza muri Amerika. No, ugomba kugaragaza ko hari hohoterwa ryakukorewe, wakorewe, kugira ngo ubashe gutura muri Amerika. Ayo ni amaereri, ni amakosa abantu bagiye bakora kandi abatakariza akazoza kabo muri Amerika cyangwa se fitiye yabo muri Amerika. No kubyirinda. Ariyo mpamvu navuze ngo mu gihe mugiye gukora izi dossier, mugiye mushaka umuntu ubihugutsemo kandi ubishoboye kugira ngo mudatsindwa. Utsinzwe ni wowe uba wihemukiye. Yes, irindi jambo nababwira ni abantu benshi bakunze kuvuga ngo se hari state yihutisha izi dossier zacu. Oya, nta state nimwe yihutisha amadosiye yanyu. Ahubwo hari ama state ari favorable, wenda ashigikira akunze impunzi, ntacyo zibatwaye aba immigrant, ariko nta state byihutisha. There is no fastest state in the US. Nta state yihutisha kugutuza hanga muri Amerika ngo iguhereze ibyangombwa ukore, iguhereze ama social security ukore. No, bagendera uko bakiriye case kandi bagendera ku murongo umwe. Ahubwo bavuga ngo se ni hehe bitandukaniye kubona ikarita y'akazi, ni ibihe byihuta kubona social security, kumva ko nawe uri umwe mu batuye muri Amerika, wabona akazi ndetse n'ibindi byangombwa byagufasha gutura muri Amerika. Biterwa n'umugisha wawe, niko nabyitaho ngaho. Reka ngaruke ku ma state abantu bakunze kuvuga ngo adakunze gutanga ubuhungiro cyangwa se ubuhunzi. Abantu benshi cyane rwose bahitira muri Texas, bakunze kutuvuga nabi. Bakunze kutuvuga nabi ngo state yacu ntabwo itanga ubuhungiro kubimukira, ngo ntabwo ikunda abantu babimukira. Rero na Amerika yaje gutambutsa ino act kugira ngo yemerere impunzi kuza muri Amerika. Rero birasanzwe gutura muri Amerika cyangwa se kuhisanga ukaba wahifuza ngo reka nture hano, ni ibintu bisanzwe, gusa bisaba ko ubikora neza kandi umuntu ubigukorera ube umwizeye, ntakwicire dossier, kuko ubuzima bwawe, akazoza kawe ni hano kaba kari. Reka mvuge ama state 5 akunze guhereza abantu ubuhungiro byoroshye bitagoye. Wena nkandi ma state mbashimire kubw'urukundo mwanyeretse kuri video y'ubushize, mwayirebye muri benshi, mwateye commentaire. Inshuti bavandimwe aho muherereye mwese, mbahaye ikaze kuri Sam TV1. Njyewe uri kuri micro ni Dr. Sam K. Abari mu gitondo mwaramutse, abari nimugoroba
ndababwiye ngo mwiriwe, bahaye yambu kandi Imana ikomeze ibarinde, ikomeze ibagirire neza. Abafite ibibazo Imana ibashe kubagirira neza, ibasubize icyo kibazo mwamufite, ndetse musenge cyane, Imana irumva kandi irakora. Yesu arakora. Mfashe uyu mwanya ngo mbashimire kuri video y'ubushize kubw'urukundo mwayeretse, mwarayisharinze, mwarayilayikinze, ndetse mwateye komantere, mwagiye mumbaza ibibazo mwifuzaga kumbaza bitewe n'ikiganiro nari nabahaye. Rero kuri uno mwanya ngiye gusubiza ibibazo mwagiye mumbaza, ndetse mbashimira kuba mwaragize uwo mwete cyangwa se ubwo bushake bwo kumbaza ibibazo. Hari benshi badakunze kubaza ibibazo kandi kubaza bitera kumenya. Niyo mpamvu mfashe uyu mwanya kugira ngo mbasubize ibibazo mwagiye mumbaza, ndetse uri bugire ikindi kibazo mu by'ukuri ntagire ubwoba cyangwa se ipfunwe ryo kumbaza, yaba akoresheje komantere muri comment section aho ngaho munsi, cyangwa se akoresheje nimero yanjye telefone ndibuze gushyira kuri screen zanyu. Rero reka ninjire mu kiganiro cy'ubushize nari napostinze kugira ngo tubashe kugisubiza, dusubize ibibazo mwagiye mumbaza, kandi mu by'ukuri byaranshimishije. Yego, ngeze ku makomantere yanyu, ariko mbere yuko nsoma amakomantere yanyu munyemerere mbabwire ikindi kintu cyabagirira akamaro kano kanya, kandi mu by'ukuri gikenewe na benshi muri iki gihe turimo. Ngiye kubasobanurira ukuntu umuntu waje kuri visa, ukuntu yabasha kwideclarisha cyangwa se gutura muri Amerika mu gihe afite impamvu zifatika zimutera gutura muri Amerika. Amerika irabyemera. Amerika yemera ko umuntu wese usaba ubuhungiro mu gihugu cyabo cya Amerika abihabwa cyangwa se bamuha gutura muri Amerika, ariko afite impamvu zifatika. Ndababwira impamvu zigera kuri 5 zatuma wowe winjiye muri Amerika binyuranye n'amategeko, cyangwa se winjiye muri Amerika mu nzira zitemewe, byarangira utuye muri Amerika kandi ukazabona ibyangombwa byo gukora, ibyangombwa abandi bose babona, impunzi zibona, umunyamerika afite nk'ubwene igihugu. Ndakubwira inzira wacamo kuva warinjiye muri Amerika bitemewe n'amategeko, cyangwa se mu nzira inyuranye n'amategeko kugeza aho ubereye umunyamerika. Ese bigenda gute? Ijambo rya mbere nababwira, ndifashisha urupapuro nateguye liste yabyo. Ijambo rya mbere rigira gute? Rigira riti, ni gute watura muri Amerika cyangwa se wahabwa ubuhungiro muri Amerika mu gihe uhisanze? Byaba biciye mu nzira ya visa, cyangwa se biciye mu nzira y'ibihugu biriya bya Mexique, kuriya ibihugu byegereye Amerika, bizengurutse Amerika ku mipaka yaho, wenda warambutse uvuye Canada, uvuye Mexique, ukisanga muri Amerika. Inzira ya mbere bishoboka ko utura muri Amerika nuko uba warahohotewe mu gihugu uvuyemo, cyangwa se mu bihugu bindi waje uturukamo. Urugero, nimba uravuye wenda nko muri Congo, cyangwa se muri Zimbabwe, muri Afghanistan, warahohotewe kandi hari fact zigaragaza ko wahohotewe ku mpamvu z'ubwoko bwawe, ku mpamvu z'ubwene igihugu bwawe, ku mpamvu z'ubwoko bwawe, cyangwa se ku mpamvu za groupe sociale, social group ubarizwamo. Urugero, wenda nimba umuntu ari umutiganyi, ari umu lesbian, uwo mukobwa w'umu lesbian, Amerika agaragaje ko yahohotewe, Amerika yamuhereza ubuhungiro hano muri Amerika kugira ngo ntagasubire mu gihugu yahohotewemo. Cyangwa se abahungu b'abatiganye, wenda umuhungu w'umutiganye akaza akavuga ngo igihugu ngiye mvuyemo runaka, ndirinda kuvuga ibihugu kubera impamvu zo gusigasira ubusugire bwabo, ndetse kwirinda kuvuga abantu mu izina. Umuhungu yavuye mu gihugu runaka w'umutiganye, ariko icyo gihugu cy'ubutiganye, icyo gihugu yakoragamo ubutiganye batabwemera, akaza muri Amerika akideclarisha akavuga ngo njyewe narahohotewe. Amerika yashobora kumuhereza ubuhungiro, ariko afite impamvu zifatika, afite evidence. Ndaza kubyinjiramo neza. Idini, ubaye ubarizwa mu idini runaka ukagaragaza ko wahohotewe,
Amerika ishobora kugufasha gutura muri Amerika. Ni step. Izo zose ni inzira wabasha kwidekararisha, cyangwa se ubwoko bwawe. Ese ubwoko ukomokamo, ubwoko uvukamo bwarahohotewe? Twereke ukuntu baguhohoteye. Byaba byiza n'akarusho kavuga amatariki n'iminsi byagiye biberaho, ndetse n'impapuro, amaraporo ya polisi waba uyafite ukayabahereza ukabasha gutura muri Amerika. Rero birashoboka, yego birashoboka ko watura muri Amerika cyane, birashoboka ukabasha kuzahasazira ndetse bikaba byakuviramo kuba umunyamerika. Ikindi kibazo wenda wakwibaza, ese ubundi biremewe? Itegeko rya Amerika ryemerera abantu gusaba ubuhungiro bamaze gushika muri Amerika, bamaze kwinjira muri Amerika? Yego biremerewe. Ndababwira code y'itegeko nshinga rya Amerika muri constitution yabo, US Federal Law Code. Code y'itegeko nshinga ryabo, titre ya 8, chapitre 12, section y'igihumbi n'ijana na 158 ya US Code, ya code ya Amerika y'itegeko nshinga, iravuga ngo uti mu gihe umuntu agaragaje ko yahohotewe kandi akerekana conditions zimutera guhunga igihugu cye, hano muri Amerika turabakira, turamufata tukamuhereza ubuhungiro. Rero yego biremewe n'amategeko, yego biremewe n'itegeko nshinga rya Amerika ko watura muri Amerika ugaragaje impamvu zo kudasubira mu gihugu cyawe. Ikindi kintu ni Refugee Act, the Refugee Act of 1980. Mu 1980 habayeho acte y'impunzi cyangwa se y'impunzi. Ingaruka z'intambara ya kabiri y'isi, Amerika yemereye abantu gutangira kuza muri Amerika, aribwo twabonye basomali benshi cyane baza muri Amerika. Twe twari tutarakavuka, ariko iyo dusomye murabizi ko amateka tubwira ibyabanje, ibyatubanjirije. Amateka arabitubwira. Ariho mwabonye abanya-Ethiopia baza muri Amerika benshi cyane, batangira gukomera kuko baje mu bihugu biteye imbere kuva kera kose. Baje mu myaka ya kera, niko abanya-Ethiopia n'abasomali bakomeye. Rero iyi acte nuko hari harabayeho impunzi nyinshi cyane mu mpande z'isi ndetse no muri Europe, kubera ingaruka z'intambara z'isi ya kabiri yari yabaye. Abantu basabye ubuhunzi mu bihugu bitandukanye byari bifite amahoro. Rero na Amerika yaje gutambutsa ino acte kugira ngo yemerere impunzi kuza muri Amerika. Rero birasanzwe gutura muri Amerika cyangwa se kuhisanga ukaba wahifuza ngo reka nture hano, ni ibintu bisanzwe, gusa bisaba ko ubikora neza. Ubikora neza kandi umuntu ubigukorera ube umwizeye, ntakwicire dosiye, kuko ubuzima bwawe, akazoza kawe ni hano kaba kari. Reka mvuge amastate 5 akunze guhereza abantu ubuhungiro byoroshye bitagoye. Wena nk'andi mastate akunze gutanga ubuhungiro cyangwa se asylum, akunze gutuza abantu babinje muri Amerika binyuranye n'amategeko, cyangwa se binjire ku maviza. Ndahera kuri state ya mbere, ni Michigan. Mu by'ukuri Michigan ni state nziza, ifata neza impunzi, cyangwa se reka niba ifata neza impunzi. Ni state ikunze gutanga ubuhungiro mu gihugu cyabo. Murabyibuka ko ubushize twavuze ko twaganiriye ko amastate yo muri Amerika ni nk'ibihugu. Rero nimvuga Michigan wumve nkaho ari igihugu kiri muri Amerika. Rero igihugu cya Michigan gikunze guhereza impunzi nyinshi cyane, ndetse n'abimukira, yaba aba Mexique ndetse n'abandi baturutse muri za Cuba, muri za Haiti. Muri uyu mwaka baje ari benshi, ibasha kubahereza ubuhungiro muri iyo state yabo, muri iyo mipaka yabo. Indi state ya kabiri ni Ohio. Ohio nayo ikunze kwakira impunzi kandi ikabafata neza. Murabizi ko no mu makuru byagiye bicicikana ko abantu bavuye mu gihugu cya Haiti ngo bari kurya utunyabu cyangwa se utunyamaswa tw'abanyamerika basanze hano, ariko ni ukubeshya kuko iyo fact yabaye double checked, basanga ari ikinyoma. Ni ikinyoma, ndetse n'uwabivuze muramuzi, basanze yarabeshyeye, ari gushaka gusa gukurura imitima y'abamukunda kugira ngo azabashe gutorwa. Yes, indi state nziza itanga ubuhunzi cyangwa se ubuhungiro ku bantu babimukira ni muri North Carolina.
Carolina y'Amajyaruguru nayo ikunze gufata neza impunzi cyangwa se abimukira. Amakesi yaho akunze gutambuka ari menshi. Indi state navuga ni Arizona. Arizona nayo ni muri state ikunze kuvugwa cyane mu bantu baturuka mu bihugu bya East Africa, yuko ari imwe mu state atanga ubuhungiro cyangwa se ubuhunzi muri iyo mipaka yabo ya Arizona. Yes, indi state itanga mu by'ukuri ikunze kwa prova cyangwa se kwemeza amakesi ni Washington ndetse no muri Maryland. Nkuko mubizi, Washington ni umugwa mukuru wa Amerika, nayo iri mu state ikunze kwemerera abimukira gutura mu gihugu cyabo, ntibasubize muri Afrika cyangwa se muri Aziya cyangwa se ahandi hantu hose baba baraturutse muri Amerika y'Amajyepfo, naho bakunze kuhaturuka ntibe yahabasubiza bitewe n'impamvu umuntu afite. Ntabwo gusa uvuga ngo nshaka gutura muri Amerika babe bakwemerera. Ugomba kugaragaza impamvu igutera gutura muri Amerika. Ntabwo ngiye mbyizereramo, simbyizereramo kubera ko biterwa n'imijyi itandukanye cyangwa se biterwa n'umuntu mwahuye, biterwa n'umujaji. Ese wahuye n'umuntu mwiza? Uwo muntu ukuntu wamwitwayeho, amafakte ufite, ukuntu wagaragaje evidence ufite, nimba warahohotewe, impamvu zifatika, niko azagufata. Rero no muri Texas birashoboka yuko wahatsindira kesi yawe bitewe n'ibimenyetso byawe n'ukuntu wanditse story yawe, icyo bita declaration statement. Yes, birashoboka rwose. Indi state bakunze kuvuga ko igoranye kubonamo ubwe n'igihugu, kubonamo ubuhungiro cyangwa se ubuhunzi ni state ya Florida muri Miami. Miami ni umujyi ariko Florida ni state yose, kuko buri state igira inkiko za immigration. Muri Florida bakunze kuvuga ngo ntabwo tubona iyi state yo gutura muri Amerika. No kubera iki? Nuko nayo ari imijyi, numwe mu mijyi ugoranye cyangwa se ama state agoranye kubonamo ubuhungiro cyangwa se ubuhunzi. Murabizi ndetse ko ari state y'aba Republican, ni state y'aba Republican, kandi mu miterere y'aba Republican murabizi ko ibona impunzi n'aba immigrant bidakunze kuba ari amahoro masa. Yes, reka rero mfate n'umwanya mbashimire. Mushaka ubufasha muri ibyo bintu byose navuze, turabikora, turabishoboye, tubifitemo experience. Ndaza gushyiraho nimero ya telefone, mubashe kunyandikira, kumamagara, mumbwire ngo Sam, dufite umubyeyi wacu waje, ese wamufasha gute? Dufite mwene wacu waje, ese wamufasha kwidekararisha muri Amerika? Wamufasha gutura muri Amerika? Wamufasha kuzuza ibisabwa? Nyandikira kuri nimero yanjye ya telefone ndibuze gushyira ku screen yanyu, mbashe kubafasha. Yego, murakoze cyane. Impamvu nkora ibi byose nuko mbakunda kandi nuko mbitayeho. Hari igihe mujya handi bakabaca amafaranga menshi cyane, aya mirenge bakabaca amafaranga menshi ng'ibihumbi bingahe, ariko mu by'ukuri twebwe tuzabafasha kandi tubifitemo experience. So ubwa mbere tubikoze, ndetse tunabafasha gushaka amakarita y'akazi, icyo bita employment authorization card muri Amerika, nyuma yuko urangije gutera ibikumwe bya declaration yawe, nyuma yuko waziye kuri visa cyangwa se winjiriye muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Navuze ko Amerika ibyemera, ntabwo ari ibintu bya fraude, ndetse nunabikora uzubikora ushize amanga udafite ubwoba, kuko biremerewe. Rero munyemerere mfate n'umwanya nshimira abantu bateye commentaire ku kiganiro cy'ubushize, ndetse mbabwira ngo mwarakoze cyane. Uyu ni umwanya ngiye gusubiza ibibazo byanyu mufite mwagiye mumbaza, yaba ari kuri WhatsApp ndetse no kuri YouTube. Ngiye kubisubiza kano kanya. Murakoze cyane. Reka mpere ku muntu bita Mandela Emilson. Yaravuze ngo Dr. Sam K, ikiganiro cyiza kabisa. Murakoze cyane Mandela Emilson, warakoze gutera commentaire kuri iki kiganiro kandi uzakomeze udukurikirane. Undi muntu wa kabiri yitwa Ange Umutoni. Yarambajije uti, none se ababyeyi ntago badeklarara abana Sam? None se ababyeyi ntago badeklarara abana Sam we barengeje imyaka 25 ariko batubatse? Wow, icyo ni ikibazo kitoroshe kandi mu by'ukuri gikunze kubazwa cyane. Kubera ko mu busanzwe
umubyeyi uri muri Amerika ufite abana muri Afurika yemerewe kudekarara abana be bahuje amaraso ADN, DNA bari munsi y'imyaka 21. Ariko urumva hano Ange we afite imyaka 25, yarengeje imyaka 21. Ntabwo biba byoroshye Ange, ariko ndizera ko byashoboka biciye mu nzira yindi ndetse n'impapuro twuzuza. Uretse ko izo mpapuro zigoye kandi ugomba gushakisha izindi nzira zo gucamo kugira ngo ubashe gusanga umubyeyi wawe. Undi muntu wateye komanteri ni FM7 TV, umushiti wacu Musilimu Felix, umuhungu ufite FM Fashion Design ndetse na Legacy Fashion Design. Niwe watwambitse mu bikorwa bitandukanye dukora muri Afrika. Umwaka ushize yaratwambitse turaberwa. Yarageze ati courage Dr. Sam K. Urakoze cyane Musilimu Felix, turagushimiye cyane kuba warateye komanteri. Imana ikugirire neza aho uri. Undi muntu wateye komanteri ni Mukeshimana. Yaravuze ati none se udafite umukunzi ukaba ushaka kujyayo ntago byakunda? Ndakubwira ko byakunda, ariko bisaba igihe kirekire, bisaba kwihangana, bisaba nk'imyaka 2. Impamvu tuvuga abakunzi cyangwa se ababyeyi n'abana nuko ari byo byihuse, nibyo biri garante, nibyo immigration ya Amerika ifite, nibyo isanzwe ikora. Ariko byashoboka biciye muri student visa, waza muri Amerika, waza muri Amerika Mukeshimana biciye muri tourist visa, ukaza uje kuhasura ariko utazahatinda, ndetse washaka kuhatinda cyangwa se kuhatura ukazagaragaza impamvu zo kudasubira mu gihugu cyawe. Yes, reka nsubize Leya Papa, ndetse undi muntu witwa Leya Papa yabashije kuvuga none wafasha nanjye nzogereyo. Mu by'ukuri ntabwo gusa ari ugupfa gufasha umuntu, ni ngombwa habe hari processes bicamo, cyangwa se uje muri Amerika biciye mu yinzira, ninde waguhaye invitation, ninde waguhaye, ese wabonye visa ya ambassade, ese uri impunzi. Nizo nzira zose umuntu yagira muri Amerika. Uri umunyeshuri uje kwiga, izo nzira zose. Ariko ntabwo gusa bapfa kuza gufasha umuntu ngo aze muri Amerika bidaciye muri protocole yabo. Undi muntu wateye komanteri ni Emmanuel Ndiringiye. Yaravuze ngo ndagukunze Dr. Sam K kandi nzaza ngukurikirana kabisa. Urakoze cyane Emmanuel Ndiringiye, Imana iguhe umugisha kandi ujye ukomeza udukurikirane, no umugisha wacu ndetse no umugisha kuri wowe. Yes, reka nsubize Yvonne. Yvonne nawe yaravuze ngo muze mushiraho n'akanimero da. Akanimero kariho ubushize. Sinzi impamvu Yvonne atabonye akanimero kandi kariho, kubera ko abantu baranyandikiye, abantu benshi cyane. Buriya wasanga Yvonne yararangaye amasegonda nkangahe kagahushuka ntiyakabona, ariko nimero iriho kandi nzajya nyisubizaho ku biganiro byanjye byose, ndetse no kuri iki kiganiro ndaza gushyiraho nimero yanjye ubashe kuyibona. Undi muntu ateye komanteri ni Ange Umutoni. Ange Umutoni yagarutse inshuro 2, aravuze uti none se ngiye ko mfiteyo ababyeyi ariko nkaba mfite abana 2, ngiye nazagerayo gute kandi ndi impunzi y'umukongomani? Ndakubwira ngo Ange, birashoboka ko wagira muri Amerika ufite abana, ariko ikibazo nuko imyaka yawe yarenze 21. Ariko n'abarengeje imyaka 21 hari inzira zicamo, hari inzira wanyuramo ukaba wagira muri Amerika, kandi kuba gusa ufite umubyeyi hanze ni avantage. Uzanyandikire kuri WhatsApp yanjye tuganire, hari igihe byakunda. Yes, dukomeze ku wundi muntu yitwa Nyangeri Soleil. Yaravuze ngo what about visitors? What about visitors? Ese abashyitsi bo bimeze gute? Ni nka wa mugabo wabwiye, wa mugabo ya video twabonye ariko rero taravuga ngo Paulo yabwiye Kahini, ese Kahi kudakiye byagenze gute? Naso yarambwiye ngo se abashyitsi bo bimeze gute? Yes, Soleil, abashyitsi birashoboka. Ubonye visa yo kuza gusura Amerika wayinjiramo bitewe n'igihe baguhaye uzamaramo, ukakimaramo, cyamara gushira ugasubira iwanyu aho waje uturuka. Ariko wifuje gutura muri Amerika, hari izindi nzira navuze kare wakwideklararisha.
ariko ukavuga impamvu z'uko utasubira muri Afurika cyangwa se mu gihugu waba uje uturutsemo bitewe n'impamvu eshanu. Kugaragaza ko wahohotewe mu gihugu wari urimo, bitewe idini ryawe, bitewe uwo uriwe, bitewe ubwoko bwawe, ndetse na groupe ubarizwamo, groupe sociale ubarizwamo. Byashoboka uje gusura Amerika ukifuza kuhatura, birashoboka. Mwarakoze mwese gutera komanteri. Mu by'ukuri izi ni komanteri nziza kandi zifite ibibazo byiza, ndi kwishimira gusubiza. Undi muntu ni Blaise yaravuze ngo I do not understand you, ngo Blaise we ntabwo yansobanukiwe. Ikiganiro nabahaye Blaise ntabwo we rwose yagihawe, ubwo akeneye ubufasha. Blaise, nimba ushaka ubufasha wanyandikira kuri nimero yanjye ya telefone nkabasha kukuvugisha ndetse nkagufasha. Undi muntu ateye komanteri ni Imfura Nkase. Yaranditse ngo Sam, ntabwo washyizeho namba yawe, twakuboneraho, gusa hari icyo nashaka kukubaza ko wamfasha rwose. Imfura Nkase, unyandikire kuri nimero yanjye ni 806431064. Nimba uri muri Afurika biragusaba gushiraho +A, ariko uri muri Amerika ntabwo ukeneye gushyiraho +A. Ndayisubiramo ni 806431064, ndetse ndaza kuyishyira kuri screen zanyu. Mwarakoze gutera komanteri. Undi muntu ni Delphonse Imfura, yaravuze ngo you are doing marketing brother, do it in a good way. Delphonse yaravuze ngo ndi gukora marketing nko kwamamaza, ngo ndi kwamamaza ibikorwa byanjye nkora, kandi simbona ikibazo muri byo, simbona ikibazo umuntu kwamamaza ibikorwa akora. Yego rwose ndi kwamamaza, ndi kubabwira serivisi nkora, serivisi mfashamo abantu. Kwamamaza bijya bisoundinga nabi, kwamamaza bivugitse nabi mu matwi y'abantu benshi cyane, ariko ibi ngibi si kwamamaza kuko ni ibintu byemewe kandi ibintu dukora mu mucyo. Ariyo mpamvu tutaka abantu amafaranga mbere y'uko tubafasha mu gihe amafaranga agezweho. Nimba ari serivisi isaba amafaranga, tuyicira amafaranga. Nimba idacibwa amafaranga, ntabwo tuyicira amafaranga. Rero dukora ibintu byacu mu muco, ntabwo gusa ari ukwamamaza ngo tube twakwiba abantu ubutunzi bwabo. Oya rwose, turi imfura, ntabwo turi bagito, nubwo turi bato ntabwo turi bagito. Yes, undi muntu wateye komanteri ni Gikobwa Chantal. Yaravuze ngo urakoze, njye nifuza ko wamfasha gushaka imodoka. Nabyo biri mu byo nkora. Chantal, yego rwose biri mu byo nkora. Urugero naguhereza nuko dukunze gufasha abantu mu gushaka ibyangombwa by'imodoka, za permis, ariko kugura imodoka sinzi ko tubafasha. Ntabwo narinzi icyo wari ushatse gusobanura. Ese imodoka gute yatakaye, ushaka kugura nshyashya, bimeze gute? Izo zose ni inzira ngewe nagufasha ariko ntasobanukiwemo ikibazo cyawe. Yes, ikindi kibazo nabonye mwambajije, Imfura Nkase yongeye kuvuga ngo ushyireho namba yawe, hari ibyo nshaka kukubaza. Nimero yanjye iri aho ngaho. Indi message yo kuri YouTube ya nyuma iravuga iti Dr. Sam Ken Papa Legend, muri abagabo bafitiye benshi akamaro, muzadufashe abantu bize nursing tuze kuyikorera iyo ngiyo pe, muri Afurika biratugoye. Ikintu navuga ko gikunze gukunda ku bantu bize nursing ni nuko nkunze kubibona ku bihugu byo muri East Africa ndetse no mu bindi byateye imbere za South Africa, muri Kenya, muri Tanzania ndetse no mu Rwanda. Ariko ufite ubuhunzi sinzi ko wenda byashoboka, ariko ufite passport y'igihugu cyawe, hari za green card wa Africa bakaba baguhereza kuzanga muri Amerika, birashoboka rwose. Nzareba nimba hari inzira nabafashamo. Murakoze cyane, ndaza gukomereza kuri message za WhatsApp. Imana ibahereze umugisha kandi tubane guys. Reka dukomeze ku bantu bagiye batera komanteri kuri interview nashyizeho ubushize cyangwa se ku kiganiro cy'ubushize, kugira ngo mbashe kubasubiza. Abantu tugeze
Yes guys, ubu rero ngeze ku rubuga rwa WhatsApp. Abantu bagiye bambaza ibibazo kuri WhatsApp nibo ngiye gusubiza. Turahera ku muntu wa mbere, reka ndebe message yanditse. Yaravuze ngo ntago ndi buvuga amazina muri hangana, nitwa Kanaka ntuye mu mujyi runaka ariko mpamaze igihe gito. Iwanjye ni naje nzindutse nje ubu natangiye ndagusaba ubufasha kubyerekeye no kubona ibyangombwa by'uko nabona green card. Green card mu by'ukuri uri muri Amerika twabasha kuyigufashamo. Tugusaba impapuro nka za I-94, ama social security cyangwa se employment card, tukabasha kugufasha mu bintu byerekeye kubona green card. Biroroshye ndetse naramushubije namubwiye ko nzabasha kubikurikirana nkareba ukuntu tubikora. Ikindi kibazo umuntu yambajije ngiye gusubiza kiragira giti kandebe ukuntu yanyandikiye uno muntu. Yarambwiye ngo hari umuntu wantumiye invitation ya anniversary aho muri Amerika, none wamfasha iki? Ambasade niyo ishugurika mu bintu bya invitation, babona ko ukwiriye guhabwa iyo invitation cyangwa se iyo visa iciye muri invitation bakohereje bakayiguha. Rero ijambo nakubwira, iyo invitation uzayapurikishe visa kuri ambasade uherereyeho, yaba ari muri Kenya, yaba ari mu Rwanda cyangwa se muri South Africa, bitewe n'igihugu cyose waba urimo. Nirinze kuvuga ibihugu abantu barimo. Uza applique visa ya Amerika, ushyireho iyo barwa, iyo lettre, iyo invitation ndetse na passport yawe. Amahirwe masa, ndakwifuriza bonne chance. Undi muntu wanditse ambaza ikibazo yarambwiye ngo nitwa runaka, nashaka kubaza ziriya information zo gushakira abantu ibyangombwa baje kuri visa. Nkuko nabivuze, umuntu waje kuri visa birashoboka ko tumushakira ibyangombwa tukamudeclarisha nka muri Amerika. Birashoboka tukamwuzuriza impapuro zose zikenewe kugira ngo ature muri Amerika, ndetse akazabona amakarita y'akazi, amakarita azamufasha kubona akazi muri Amerika. Mbashishikariza ko ugomba gukora iyi process mu gihe kitarenze umwaka umwe. Amerika yemerera abantu igihe kitarenze umwaka umwe kuba bideclarishije. Ntugatine ngo igihe kikurengane uzatangire kubikora icyumweru kimwe cyarenze. Umwaka umwe warenze. Ugomba kubikora mu gihe cy'umwaka umwe. Yes, yego. Ese Dr. Sam, nashaka kubaza ziriya information zo gushakira abantu ibyangombwa baje kuri visa. Ndabizi neza ko hari abantu benshi baje kuri visa mu gihugu cya Amerika bashaka ko tubashakira ibyangombwa. Tubasaba information zitandukanye kureba ko bari merite, like bakwiriye kubihabwa hano muri Amerika. Urumva agomba gutangira yideclarishe muri immigration ya Amerika. Hari abantu bibafasha cyangwa se bakora ibyo bintu, ndetse nanjye ndi muri abo bantu, ariko sinavuga ngo uze kuri ngewe, kireka wampamagaye tukavugana nkakubwira uko mbikoramo, niba bigushimishije ukaza nkabigufashamo. Kandi koko dufite experience, nubwo ndi kuvuga nkaho ntabizi ariko ndabizi, nkunda kwicisha make cyane. Ariko nyine yes, tuzabagufasha abo bantu baje, tuzabagufasha kubashakira ibyangombwa byo gutura kuri visa. Yes, ikindi nuko Amerika ishishikariza abantu bashaka kwideclarisha kutarenza igihe cy'umwaka umwe ngo babe batanze ubusabe bwabo. Rero uwo mwaka umwe ni mwinshi, ntukawutegereze. Inama nakugira ugishika muri Amerika, ukigera muri Amerika, hita wideclarisha ku kanya kugira ngo witeganyirize iminsi yo gushaka akazi, yo gushaka ibyangombwa by'akazi by'imirimo, ariyo employment card ndetse na social security.
kandi social security y'abantu baje muri izo nzira baciye kuri visa cyangwa se baciye mu nzira zitemewe n'amategeko, babahereza social security gusa y'akazi, ntago baguhereza social security isanzwe imeze nk'iy'abandi. Iyanyu ibitandukanye, ibiriho ijambo ryanditsemo ko iyi karita ni y'akazi gusa, nta kindi kintu wayikoresha. Rero ayo magambo nimuyabonamo ntibikabatungure, ntibikabatangaze, nuko stati yanyu ibitandukanye n'iy'abandi. Yes, reka nsome message y'undi muntu wanyandikiye asaba ubufasha. Yarambwiye ngo uyu nguyu yasabaga umwanya wo kutuvugisha kuri telefone, ntago ndi busome message yanditse. Hari undi mubyeyi wanyandikiye arambwira ngo muraho Dr. Sam, nanjye ndaho, nitwa darara, ntago ndi buvuga izina ryiwe, nkaba nubatse imba mu nkambi ya Zambia. Doctor, please, any help? Ino guhamagarwa biragoye, thanks. Ikintu nasubiza rero uno mubyeyi cyangwa se uyu muntu nuko mu by'ukuri kesi ziri aho hose ziri wena mu nkambi ya Zambia, ntabwo mfite ubushobozi bwo kuzikurikirana. Aho ngaho ni UN yo muri Zambia niyo ibikurikiranye, nimba dosiye yawe iri muri resettlement muri HCR cyangwa se ugeze muri ambassade, mu by'ukuri nta bubasha mfite kano kanya, kandi wampaye information zidahagije, ntago mfite ububasha bwo kugusubiza kuri ikibazo cyawe, kuko dosiye uri muri Zambia, wenda uricaye muri UN, vraiment pole sana, ntago mfite ubushobozi buhagije bwo gusubiza kano kanya. Undi arambaza Dr. none nta kuntu umuntu yabona umufasha kugera, nta kuntu umuntu yabona umuntu umufasha kugera muri ibyo bihugu, noneho umuntu asinyirana n'uwamufashije, noneho akanya akora yishyura. Oh my goodness, message. Sorry guys, sorry kabisa. Arambwiye ngo Dr. none nta kuntu umuntu yabona umufasha kugera muri ibyo bihugu, noneho umuntu agasinyana n'uwamufashije, noneho akajya akora yishyura. Oh, uyu mubyeyi cyangwa se uyu muntu arambwiye ngo nimba yabona umuntu wamufasha kuza muri ibihugu bya Amerika, wenda biciye ku nguzanyo yagira muri Amerika agasigara amwishyura. Ibyo rwose nta gisubizo mbifitiye, biterwa n'inshuti cyangwa se imiryango ufitanye muri Amerika. Iyo ikuzanye mwarumvikanye ku mafaranga runaka, wowe ukazasigara uyabishyura, nta kibazo rwose. Nubona uwo muntu bigukorera nanjye wazambwira ngafatira aho ngaho kugufasha. Undi muntu yarambwiye yandika yarambwiye muraho neza Dr. Sam, nakurikiranye ikiganiro cyawe kuri YouTube, rero mfite ikibazo nshaka kukubaza. Nakoze medical check up na culture orientation kuva mu kwezi kwa mbere, kandi byose mbikora neza, nta kibazo nigeze ngira. Rero nategereje visa kuva ico gihe kugeza n'uyu munsi, ntabwo IOM irampamagara. Rero please wamfasha kumenya ikibazo cyatumye visa itaza, cyangwe niba hari ico wabimfashamo uzaba ukoze. Ahita avuga amazina ye, ntago ndi buyavuge kubwo umutekano we. Rero guys, yavuze ko yakoze check up mu kwa mbere na n'imico culture orientation kuva mu kwa mbere. Mu by'ukuri ayo ni amezi menshi cyane. Ubusanzwe abantu bazi process za Nairobi zi Burundi, amezi 7 ukora check up cyangwa se imico mu kwezi kumwe ukabuje hanze, cyangwa se mu mezi 2 ukabuje hanze. Ariko uyu muntu baramutindiye cyane, sinzi ikibazo cyabaye. Turabizi ko hari ibyorezo bya Marburg, bya monkeypox biri gutuma abantu baturira indege cyangwa se bataza muri ibihugu byo hanze, ariko sinumva ukuntu uyu mugabo bamara iki gihe cyose bataramuhereza visa yiwe. Kuva mu kwa mbere vraiment ewana ni iminsi myinshi cyane. Nagushishikariza kureba abantu basenga bakagusengera, kuko
dosiye yawe Imana igomba kuyikoraho ibitangaza, igomba mu by'ukuri kugusubiza kuko nta kintu usigaje. Warangije imico, warangije check up, nta kintu gisigaye. Amezi 8 yose hafi 9 utegereje visa ni menshi cyane, ntaho byabaye. Rero ubahamagare ugende wishuze kuri ambasade ndetse no kuri IOM, niyo nama nakugira. Murakoze cyane. Reka nsome ikibazo cy'undi muntu yambajije. Yarambwiye, muraho neza hakurya y'amazi, nakuri iki kiganiro cyawe ariko nshaka ibisobanuro byihariye kuri green card, kuko hano mu gihugu runaka irahaba turayikora. Arambwira ngo kandi mfite bashangazi na kaka na sister wo kwa data wacu, abantu bo kwa data wanyu cyangwa bo ku miryango yanyu ya kure, sinzi ko wenda bakora, sinzi ko byemerewe. Amerika ibishaka abantu bari direct, abantu mufite isano rya hafi, atari ko ba data wanyu cyangwa se ko banyogosenge. Ikintu navuga kuri green card, yaransabye amakuru ahagije, nuko green card zirahari. Hari green card z'abanyeshuri, hari green card z'abantu baza biciye muri nursing, baje gukora mu bitaro bya Amerika ari aba nurse. Hari green card z'impunzi zibona zimaze umwaka umwe muri Amerika. Hari green card abantu baje kuri visa ndetse basabye asylum, basabye ubuhungiro muri Amerika, baje kuri visa zisanzwe bagahitamo gutura muri Amerika, hanyuma amakesi yabo yakwemerwa, yaba approved, bakabahereza green card. Izo zose ni inzira green card umuntu yabasha kuyibonamo, cyangwa se ugashakira green card cyangwa se passport umwana wawe waba waravukiye hanze ya Amerika, nko muri Kenya, mu Rwanda, aha muri Afghanistan. Ndi kwibanda mu bihugu by'iwacu kubera ko ari rwo rurimi turi kumva kandi ni gukoresha kano kanya. Yes, reka nsome ikindi kibazo umuntu yanditse. Yarambwiye ngo hey bro, inzira yizewe yihuse ifite umucyo wo kuza muri Amerika ni iyihe? Kindly help me. Naramubwiye ngo kuzira kuri visa biciye mu butumire bw'inshuti cyangwa umuryango, cyangwa nimba hari umufamiliye uri direct ufite nawe yakuzana. Niko namusubije. Umuntu arakudeklara biciye muri immigration ya Amerika kuko birihuta. Uwo ngo niko namushubije, ubwo namwe mukomeze mwumvireho. Arambaza ngo ese supporting documents zikenewe ni izihe? Amadokima abasabwa na ayahe? Ndamubwira ngo ari couple bashakanye biciye muri mariage, baba bakeneye certificate ya mariage ndetse n'amafoto menshi y'ubukwe, amafoto y'ubukwe hafi kuri 50 baba bakeneye kugira ngo bihutishe dossier yawe. Ikindi gisubizo namuhaye, namubwiye ngo abafiance nabo bazana abakunzi babo bafite mu bihugu bitari Amerika, hari muri Amerika, ariko nabyo baba bashaka amafoto y'imyaka nk'ibiri itambutse. Ikindi ku babyeyi n'abana babaka certificate y'amavuko, birth certificate, niyo baka abantu bababyeyi bashaka kudekarara abana cyangwa se abana bashaka kudekarara ababyeyi babo. Arambwira ngo so that means nta option ya brother to brother. Nibaza ko ihari, wenda umuvandimwe wawe, tuvuge mukuru wawe, murumuna wawe, mushiki wawe, ndizera ko ihari. Mugomba guhuza ADN, DNA, babafata ibipimo by'amaraso bakareba ko atari umukunzi wawe ushaka kuzana nyine mu nzira zitwa ko muvukana kandi ari umukunzi wawe wishakira kuzana muri Amerika. Bakunze kubikora. Rero birashoboka nubwo ntagusubije, ariko birashoboka. Wumvire hano ndagushubije. Undi muntu yarambajije, hello, nitwa ntuye muri Kenya n'urugo rwanjye, none se ufasha abantu bameze bate kuja Amerika? Naramubwiye ngo ntabwo nkunze gufasha abantu bageze kure mu by'ukuri, cyangwa se tayari bafite imiryango muri Amerika, bafite abantu badeklara cyangwa se bisanze muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Abo ngabo nibo mfasha.
rero uri muri Kenya udafite dosiye mu by'ukuri biramvuna birangora nta n'ukuntu nanjye ubwanjye bishoboye kubera ko tayari dosiye biri mu maboko ya UN ndetse na za RCS za GVA za ambasade zira zose. Yego reka nkomeze ku bindi bibazo. Undi yarambwiye muraho neza Dr. Sam, nitwa ntabwo ndi buvuga amazina, nakurikiye ikiganiro cyawe kuri YouTube ko ufasha abantu kujya hanze. Anyway, hari aho wavuze ko wafashaga abantu babaganga. Ngende umu nurse nkorera mu Rwanda, mfite experience y'imyaka 3 n'igice. Byaba bishoboka ko udufasha kuza gukorera aho cyangwa kwiga wenda kuri scholarship? Nimba biri mu byo ukora wazamfasha twumva ko aho hakenewe abantu bo muri field ya nursing cyane. Bigukundiye wansubiza. Thank you. Urakoze kumbaza icyo kibazo kubera impamvu z'umwanya. Paul sana ntabwo nabashije kugusubiza, ariko ngiye kugusubiza kano kanya. Nkunze kubona nagiye mfasha abanurse bo muri Kenya, abanyakenya, ariko ufite passport nyine nawe urumva ufite ubundi bwene bw'igihugu urimo uzakoresha kuza hanze. Reka niba gusaba abanyakenya gusa, ibi bintu birashoboka ko waza gukorera hanze muri uri nurse. Urapurika, ugomba gutsindira, ntabwo ari gutsinda. Hari ama agence abikoramo, nzabashakira information zibahereze cyangwa se nyohereze uyu muntu mbajije ikibazo. Ama agence ashakira abantu utuzi, ukajya kuva muri Afrika ufite ibitaro uzakoramo, ku buryo wajya kuva muri Afrika tayari ufite ibitaro uzaza ugakoramo akazi kizewe. Ibyo byose rero ndibwira ko bishoboka. Kandi abanurse, avantage y'abanurse nuko mukura green card aho ngaho mu gihugu muba murimo. Ujya kuva aho ngaho wemerewe green card yawe ndetse uyifite. Rero ugera muri Amerika tayari ari ibisanzwe, ubasha kwideburira, ubasha gukora ama errands yawe, ubasha gukora amagahunda yose. Rero nzareba inzira byakorwamo ibyo ngibyo ndetse nzabahereza igisubizo mu gihe nzaba nabibonye. Mwarakoze gukomeza kubaza ibibazo. Mu by'ukuri ibibazo ni byinshi cyane, Undi yarambwiye bonjour, byiza cyane, njyewe nitwa Ndumuhinda, ntuye Bukavu muri Kongo. Nkunda ibikorwa byanyu ku bwoko, ndabakurikirana cyane. Reka mpite musubiza kano kanya mubwire ngo murakoze cyane kutubwira amagambo meza. Ayo magambo meza. Irindi jambo cyangwa se ikibazo tugiye kuvuga, ni umuntu wambwiye ngo muraho neza Dr. Sam, mbonye ikiganiro cyawe cyo kudeklarara fiance, mwadufasha nkeneye no kwa applyinga green card. Ndibuka neza ko ngo twavuganye atuye muri Tennessee. Birashoboka kudeklarara fiance wawe, mvugisha kuri nimero yanjye nkubwira ibisabwa byose, ndetse namwe muri kumvira hano. Visa ya fiance niyo yihuta kuruta niya mariage. Menu umuceri, reka tubivuge, menu umuceri, visa cyangwa se kudeklarara fiance wawe byihuta kurusha mariage. Ariko ufite ibintu byose bisabwa. Yes, ngo naramushubije, kandebe ikindi kibazo mbashe kubasubiza mbere yuko dukomeza. Mu by'ukuri ibibazo ni byinshi cyane. Hello Dr. Sam K, how are you? Nitwa nakuye nimero yawe kuri chaîne yawe. Murakoze cyane. Nashaka kubaza ibijyanye na green card, numvise ko ubikoraho. Njyewe ntuye muri Kenya. Mu by'ukuri green card ireba abantu bo muri Amerika cyane kuruta abari muri Kenya, kubera ko muri Kenya bigusaba kubanza kuza ukagera muri Amerika ukatura umwaka umwe kugira ngo ubashe kwa apply green card. Rero abantu bari muri Kenya rwose green card ntago zibafashaho cyane, keretse uri umu nurse, uri umu doctor, uri umuntu ushaka kuza gukorera ngaho muri Amerika, cyangwa se warapritse
yatombora icyo bita DV lottery, waza muri Amerika guhakorera nibwo baguhereza green card. Kandebe undi muntu undi ubashe gusubiza kano kanya. Yarambwiye hello amakuru ni nabashakaga ubohotse twavugana. Ngo twaravuganye namushubije mu by'ukuri ibibazo byari byinshi cyane, abantu baranyandikiye ari benshi kandi mbashimira. Yes guys, abandi bampamagaye nabari badekaraye abagore babo cyangwa se abagabo babo ariko bagifite statut y'ubuhunzi batarabona green card. Nabagiriye inama yuko mugomba mutegereze igihe muzabonera green card, abari bwo tuzatangira process yo kudekarara abakunzi banyu ndetse n'imiryango yanyu. Nkuko mubizi, iyo ufite statut y'ubuhunzi yego birashoboka wadekarara umuryango wawe, ariko bitwara imyaka myinshi igera kuri 3 kuzamura kuruta iyo byagatwaye ufite green card cyangwa se ufite passport ya Amerika. Ariko ntimugategereze passport ya Amerika kuko nayo iratinda. Ni byiza kudekarara umuryango wawe uri muri Afrika cyangwa se mu bindi bihugu ari uko wabonye green card. Niyo nama nabagira. Rero ndabashimiye cyane kuba mwakurikiye ikiganiro. Imana ibahereze umugisha, ibagirire neza, ihaze kwifuza kwanyu, isubize ibyifuzo byose mufite, kandi mukomeze mudukurikirane, mukore subscribe, mu liking ikiganiro, mugisharinge n'abandi bifuza aya makuru. Imana ibagirire neza, tuzasubira ubutaha. Yari Dr. Sam K. Bye bye. Dr. Sam.